Itangazo ryo kumenyesha. Diyosezi ya Ruhengeri iramenyesha abantu bose ko ubutumwa bwa Kiliziya bwakorwaga n'umuryango w'aba Oblati w'umwamikazi w'umutima mutagatifu wa Yezu ufite urugo muri paruwasi ya Gahunga bwahagaritswe muri Diyosezi ya Ruhengeri guhera tariki ya 23 z'ukwa mbere 2026 kubera kwanga kubahiriza amabwiriza ya Kiliziya arebana n'ubuzima, ubutumwa, imikorere n'imikoranire by'imiryango y'abiyeguriye Imana muri za diyosezi. Bikorewe mu Ruhengeri tariki 23 z'ukwa mbere 2026. Vincent Harurimana, umushumba wa diyosezi ya Ruhengeri. Yego. Iryo ni itangazo. Iryo ni itangazo tugusomeye. Ubusanzwe tuzi ko mu bijyanye no kwiha Imana Nyagasani ari we witorera, kandi yaguhaye iyo gutoye ukitaba isezerano mugirana ni iry'ibihe byose. None abangaba bari baravuye iwabo baje kwiyegurira Nyagasani, imiryango ibizi barasezeranye, none babahagaritse, ubu bagiye kujya hehe? Si ubu ntabwo twavuga ko Kiliziya yaba iri kwivanga mu mugambi w'Imana, mu buryo Imana yapanze ibintu byayo. Nkawe nk'umunyamategeko wa Kiliziya Gatolika ariko ukaba ari n'umusaseridoti, sobanurira abanyarwanda ibyo bintu icyo bivuze. Ndabivuga rwose nk'umusaseridoti, usanzwe mu kirisitu, noneho umusaseridoti usanzwe uburyo Kiliziya ikora. Ubundi imiryango y'abihaye Imana igendera ku mirongo isanzwe ya Kiliziya, kandi Kiliziya ihagarariwe n'abepiskopi basimbura b'intumwa. Umwepiskopi wo muri diyosezi arayireba akanayireberera, akareba ko ijyanye n'uko Kiliziya isanzwe igenza. Noneho kandi no muri diyoseze bashobora gutanga imirongo yihariye ijyanye n'iyo diyoseze nyine, yuko abihaye Imana babaho, ibyo bakora nuko babana na diyoseze. Ntabwo rero twavuga ko Kiliziya yitambitse umugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana uca kuri Kiliziya nyine. Umugambi w'Imana abawureberera n'abashumba, abareba ko nyine abantu bawubahiriza n'abashumba mu Kiliziya. Ariko ubwo ndashaka kuvuga abepiskopi cyane cyane, kuko ijambo abashumba naryo burya ni ijambo rigari cyane, cyangwa rishobora kumvikana nabi. Abepiskopi nibo abashumba no kuri YouTube ho basigaye bahaba. Urumva ni ijambo buriya na padiri muri paruwasi ashobora kuba ari umushumba muri iyo paruwasi. Nge nk'itabo kuvuga abepiskopi niryo zina, niryo jambo ryiza. Abepiskopi mu madiyoseze yabo nibo bareberera ntuza, nibo bareba umuryango w'Imana niba uri gukora ibyo ugomba gukora, uko ugomba kubikora, uko kisanzwe ikora bijyanye n'amategeko ya Kiliziya, uko amategeko ya Kiliziya arahari. Umwepiskopi ashobora kureba, muracyankurikira? Umwepiskopi ashobora kureba agasanga abantu bari gukora uko bakwiye gukora bakurikije imigari ya Kiliziya ku isi yose, imirongo ya Kiliziya mu Rwanda, cyangwa se imirongo yihariye muri diyoseze. Cyane cyane ko murabizi ko buri diyoseze burya ifite akantu k'ubwigenge, nubwo amadiyoseze akorana nka Kiliziya imwe, ariko buriya diyoseze aba ari cyo bita eglise particulière. Ni ukuvuga ngo nayo ibiba ifite ubwigenge n'imiyoborere yihariye igengwa n'umwepiskopi. Umwepiskopi ashobora kureba ahubwo agasanga ba bantu ibintu barimo ntabwo bihura na ya mirongo rusange abantu bahabwa. Ashobora kureba agasanga ibyo barimo gukora ahubwo bashobora kuyobya n'umuryango w'Imana muri rusange. Ashobora kureba agasanga amabwiriza bagiye bahabwa abandi bubahiriza, indi miryango yubahiriza, bo ntibari kuyubahiriza, akabagira inama. Ariko rero bagira inama rimwe kabiri gatatu ukabona ntibikunda, umwepiskopi ashobora gufata icyemezo nka kiriya. Naho kuvuga ngo barajya hehe, barava muri iyo diyoseze, nta kindi ntabwo bongera gukorera muri iyo diyoseze. Wenda barajya ahandi nibabemerera bikunde, ariko naho nibahagera bagomba kubahiriza cyangwa ntibagomba kubahiriza.
Urakoze. Ahubwo ikibazo cy'amatsiko naringize, ingo z'imiryango y'abihaye Imana nk'ababikira, bo nta mirongo migari bagira baba bakurikiza nko mu gihugu cyose, ku buryo umuryango umwe ushobora guhagarikwa muri diyoseze imwe. Ese abo bahagaritswe bashobora kujya mu zindi ngo zo mu yandi madiyoseze niba bazifite zabo bigakunda? Nibyo navugaga ko buriya icyabaye mu Ruhengeri buriya nuko mu Ruhengeri babahagaritse, bakavuga bati ntimwongera gukora nk'abihaye Imana hano, bashobora guhaguruka bakajya mu zindi diyoseze, ariko nkongeraho ko nibagera muri izo diyoseze nabwo bagomba kuzakora ya mirongo bazasanga muri izo diyoseze bagiyemo, kuko n'umuryango ushobora guhagarikwa burundu uramutse utitwaye neza, uramutse ukomeje gusuzugura kiliziya. Padiri, ibi bintu byahozeho by'uko hari umuryango w'abihaye Imana ushobora kwitwara nabi ugahagarika, cyangwa abantu nibo ba mbere? Oya, ntabwo ariko bwa mbere bibaye. Ibi ngibi byagiye biba ahantu hatandukanye, nubwo nta byiteguye ngo mbe nabaha na liste y'ibyakozwe ibyabaye mu Rwanda n'ikindi gihe cyangwa se no ku isi yose, ariko ntabwo ari ubwa mbere bibaye, ntabwo ari igishyashya. Ngubwo ko uyu muntu avuye iwabo akajya kwiha Imana, hari igihe aba ageze no mu myaka yarakuze afite nka za 50, umuryango iyo bawuhagaritse burundu ntabwo uwo muntu ashobora kujya kurega kiliziya ko yamwiciye ubuzima, kuko ntaba agishatse umugabo, niyo yamushaka ntiyabyara. Oya, kubera ko umuntu aba yaravuye mu rugo iwabo akemera kujya muri kiliziya, akagenda kujya kwiyegurira Imana, aba yabikoze ku bwende bwe, ku bushake bwe, mu bwigenge bwe. N'amabaruwa umuntu aba yaragiye yandika kenshi abavuga ko ibyo agiye gukora agiye kubikora ubwende bwe, nta wundi umuhatse. Ariko nanone bikavuga ko naho azagera azakurikiza ibyo kizikora, ntabwo azavuga ngo ngende avuye iwacu ubwo rero nzakora ibyo mbonye. Azakora uko kizikora, uko kizigenza. Noneho rero niba avuyemo ntabwo yarega kiliziya avuga ngo dore ngo nataye igihe, ngo dore ngo sinkibashe no kubyara, sinkibashe no gushaka. Ibyo ngibyo bakubwira bati se wakuzanye ku mbaraga. Erega iyo tugiye kwiha Imana cyangwa tugiye kuba abasaserdoti, nta muntu uza kudutwara mu rugo ku ngufu. Ahubwo usanga twe tubisaba ndetse tukabisaba cyane, tugashyiramo n'imbaraga, bakanadusuzuma bakareba ko ibyo turi gutekereza ari bizima, biri mu murongo wa kiliziya. Ariko iyo ugeze igihe usohokamo uba usohotsemo nyine, ntabwo warega. Ubundi muri kiliziya tugira n'urukiko gushobora gutanga ikirego muri kiliziya wenda ugaragaza ko warenganyijwe, ariko icyo kirego cyo ntabwo cyafata ngo dore ngo batumye ntigihe. Oya, ntabwo ni wowe wabigiyemo ubishaka, ndetse niyo iyo ugeze aho batanga ubusaserdoti cyangwa se ukagera aho batanga amasezerano, bakira amasezerano y'abihaye Imana, usanga bakubaza ngo ibyo uri gukora ni ku bwende bwawe. Ni nka kwa kundi ko bashakanye, kandi nabo barababaza ngo ibyo uri gukora ni ku bwawe, ntabwo ari agato gaturuka ku bandi. Ntabwo rero wazarega ugasubiza uti ni ku bwanjye. Ntabwo nyuma rero wazarega ngo dore batumye ntigihe. Oya, niba warataye igihe, muri wowe ukumva warataye igihe, yaba ari wowe byaturutseho. Urakoze, erekana na mugenzi wanjye. Ikindi kibazo nari mfite aho ngaho, iyo bahagaritswe gutyo muri diyoseze, hari urumva umuryango ubwo ubufunzwe muri diyoseze, hari imitungo baba bafite cyangwa se ibintu, ntago ngiye kwita cyane ngo amazu n'ubutaka n'iki, ahubwo hari ibikoresho baba batunze bya kiliziya byemewe na kiliziya. Icya mbere niba ari ababikira bambara imyenda, cyangwa se niba baba bafite chapelle iwabo mu rugo, birumvikana. Ibikoresho bya kiliziya byo bigenwa gute? Baba basanzwe bafitemo aho ngaho, kiliziya irabitwara cyangwa barabijyana? Cyangwa ariko hari n'imitungo Padiri, n'imitungo yabo imitungo yo nari nanze kuyijyamo cyane. Imitungo baba barakobokeye, ugasanga bubatse nk'amashuri cyangwa ibigo nderabuzima cyangwa amakantine, ubu bafite n'amaferime. Aba babikira bahagaritswe ngenda bazi bo mu Gahunga bari bafite urugo ruberamo imyiherero, biyubakiye. Ntekereza ko aribo barwiyubakiye. Noneho reka mbabwire, ibikoresho bya kiliziya bisubizwa kiliziya nyine, kuko ntabwo wajya kubikoresha utakiri muri wa murongo wa kiliziya. None se niba ufite tabernakuru uzayifata uyijyane hehe? Niba ufite imyambaro wenda bafite chapelle irimo imyambaro y'abasaserdoti baza kubaha
kuba bavugira misa ayo makanzu nibyo bishura uzabijyana ujye kubikoresha iki kutazivugira misa nawe ubwawe. Icya kabiri n'ibyo bikorwa bindi bafite akenshi usanga ari abepiskopi barabasinyiye kugira ngo babashe kubigeraho. Niba tuvuge bagiye kubaka inzu ikorerwamo imyiherero sibyo, akenshi kugira ngo babone n'ubwo bushobozi aho bagiye bakora ubushobozi butuma babasha kubyubaka, usanga abepiskopi aribo bagiye babasinyira babafasha no gushaka ubwo bushobozi, ku buryo bya bintu n'ubundi ndetse ahubwo ndekiriza ivuga ko ibyo bintu nyine iyo mutagihari cyangwa mutagikihaye Imana cya bintu bisubizwa kiliziya, kuko n'ubundi mwabibonye mu izina ryande, mu izina rya kiliziya, none ntimushaka gukorana nayo, icyo gihe rero mwabisubiza kiliziya. ubwo ababishyira no kugenda amaramasa nyine ibya kiliziya nuko bimeze. Ubu se reka nkubwire, umuntu ari umusaseridoti akavuga ati njye mbivuyemo, utindagiye ibintu bya kiliziya babijyana ngo ujye kubigira ute kandi wabivuyemo nyine. Urajyana se ibikoresho umuntu akoresha avuga misa, uzongera kuvuga misa he? Ntaho icyo ni ukuvuga ngo burya rega niko bimeze. Iyo umuntu yiyemeje ikintu yagomba no kwemera n'ibijyana n'icyo kintu. Niba yemeye kwiha Imana nyine ube muri kiliziya kandi wumva kuri uwa kiliziya ko nta byawe ufite ku giti cyawe. Ngira ngo urabizi ko n'abihaye Imana basezerana ubukene, iyo miryango y'abihaye Imana basezerana ubukene. yego Yiyemeje kuba umukene nyine, none se nta kundi ibyo yiyemeje bizakomeza bimukurikirane mpaka. ndumva hari ikindi kibazo ufite kuri iri Padiri turagushimiye cyane ku bisobanuro uduhaye kandi uhaye n'abakristu muri rusange. Abadukurikira twabemere ko tuzajya tubaha update ku bintu bitandukanye. Ubwo umusanzu wawe n'ubushize warawuduhaye, ubwo nitwongera kudukenera uzongere tubabarire wongere